ndabasuhuje mu izina rya Yesu aho uherereye hose igihugu cyacu cyose ndagusuhuje. Muri iki gitondo tugiye kuganira amagambo y'ubutumwa bwiza. Muri iki gitondo tugiye kuvuga imirimo y'Imana. Wowe ukurikirana Rwanda Gospel TV tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Data mu izina rya Yesu ndaguhamagaye uri nyir'ubutware, ndaguhamagaye uri nyir'ububasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuraritse muri uyu mwanya winubane natwe, winuherekeze ijambo ryawe, winukore ku mitima y'abagiye kumvira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Winugarure mu ntama zawe, wera wayisire mu cyanya cyazo kubw'imbabazi zawe Data. Gahura ko zirakarama kukumvise, urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Muri aka kanya rero tugiye kuganira ku magambo ijambo nyamukuru mu by'ukuri foranzabiki. Ijambo foranzabiki urihagararemo wumve yuko icyo uzaba cyo ejo uko bizaba bimeze, kuko umugambi w'Imana ukunyuza mu nzira y'inzitane. Amina. Umugambi w'Imana ukunyuza mu nzira y'inzitane, aho utabasha kumenya ahejo hawe uko hazaba hameze. Ushobora gushidikanya uvuga ati se Imana yavuganye nanjye? Ndavugana nawe ufite amasezerano n'Imana, ndavugana nawe ufite icyo wavuganye n'Umwami Imana, ndavugana nawe wowe ubitse isezerano ry'Uwiteka, ndavugana nawe wowe uhetse isanduku y'isezerano. Muri iki gitondo foranzabiki muri aka kanya, ese wari uzi yuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe uzi uwo ari we, urawusobanukiwe? Tugiye kureba mu magambo yanditse mu gitabo cya Rusi igice cya mbere umurongo wa 16. Haravuga ngo Rusi aramaramaza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo bwoko buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe ni Imana izaba Imana yanjye. Iyo tugeze ku murongo wa 18, nyirabukwe yaramushubije abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera ninjye. Uyu mwana w'umukobwa Rusi yari umukobwa, ntabwo yari uwo mu Bisirayeli. Ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi Naomi yari yarahungiye, yarasuhukiye muri iki gihugu. Amaze kuhagera nuko abahungu biwe bashaka abagore, bari abahungu babiri. Bahageze ubwo ngubwo abahungu be baza gupfa ndetse n'umugabo warapfa. Naomi aza gufata icyemezo cyo gusubira iwabo. Amaze gusubira iwabo kugitekereza, asezerera abakazana biwe, arababwira ati rero bana banjye mwambereye umugisha, mwarakoze, ariko ntibikwiriye, nimusigare, jewe ndagenda ngiye gusubira iwacu. Ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni ukuvuga ngo kunyuza mu nzitane. Uyu mwana w'umukobwa wamunyujije yuko yapfushije umugabo wiwe, ariko aremera arahara, asiga ababyeyi biwe. Aratekereza aravuga ati ntabwo umuryango wanjye muhagurutsemo, umuryango wanjye ndagiye ndawusize, abavandimwe ndabasize, inshuti ndazisize, ngiye kujyana na mabukwe. Yari agiye kwinjira muri ya nzira y'inzitane nababwiye. Imana yacu ishimwe. Ya nzira ntabwo yari azi iriya nzira amaherezo yayo, ntabwo yari azi yuko yari inzira y'umugisha. Amina. Uyu mukobwa yavukaga mu gihugu cyiza, mu gihugu cyarimo imyaka, mu gihugu cyari kirimo ubukungu, ariko kubera umugambi w'Imana umunyuza kujyana na nyirabukwe. Aragenda ajya kubabara, akajya ajya guhumba imyaka. Imana yacu ishimwe, kugira ngo babone uko babaho. Hagenda kubabazwa n'ubuzima mu gihugu atazi kubw'umugambi w'Imana. Imana yacu ishimwe. Ese nawe uyu munsi wa none
duhagaze ku ijambo fora nzabikejo. Uyu munsi bariya bavandimwe ba Rusi ntabwo batekerezaga ko uriya mwana agiye kubaho, ntabwo batekerezaga yuko burumva bari bahanagwa aravuga ati nimumureka agende, nagende urwo azapfa ntabwo tuzarumenya. Ariko nkubwije ukuri, umugambi mwiza ku bugingo bwawe ukunyuza mu nzira y'inzitane, ukunyuza mu mubabaro. Ndavugana nawe, ahari nawe waba ufite lisanse yawe urayibitse, ariko uyu munsi uri umugaragu w'abandi. Uyu munsi wenda uri umukozi mu rugo kandi lisanse urayibitse. Uyu munsi umurwa wari utuyemo wawimutsemo kubw'ubuzima. Ubu ngubu wenda usigaye wikora agataro, ntabwo mbizi, wenda usigaye ukora umurimo ugutesheje agaciro. Ariko reka nkubwire, iyo nzira ugiye kunyuramo mu mugambi w'Imana, iyo nzira ugiye kunyuramo, ubwo bubabare ugiye kunyuramo, iyo nzira isharira mu mugambi w'Umwami Imana, ni wowe natumweho nje kugukomeza, nje kukubwira inzira y'Imana, nje kukubwira icyo wavuganye nawe, wowe wamaze kurambirwa, wowe wamaze kwiheba, wowe wamaze kuvuga ngo ese ibi nibyo navuganye n'Uwiteka. Wavuze ate se ubu ngubu iri nijwi ry'Uwiteka numvise. Inshuti y'Imana, nje kugukomeza, nje kukubwira humura, nje kukubwira gutabarwa, nje kukubwira imbabazi z'Imana, nje kukubwira umugambi w'Imana ku bugingo bwawe. Imana yacu ishimwe. Umugambi w'Imana rero unyuza mu nzira izitanye, ni ngombwa kuhanyura. Imana yacu ishimwe. Nje kugukomeza, witinya, wibabara. Hari wari ufite ubutunzi, hari ubwo butunzi bwakuvuyeho. Oh haleluya, muvuge ngo amina. Uyu munsi wa none mbese urimo gutega amaboko, ariko nje kugukomeza umugambi w'Imana ku bugingo bwawe. Ahari Imana ije kunyura muri icyo kibazo, ahari Imana ije kunyura muri ubwo bukene, ahari Imana ije kunyura muri ubwo bupfubyi, ahari Imana ije kunyura muri ubwo bupfakazi, ahari Imana ije kunyura ahantu wari ho hose. Aho inzira wowe utabona, Imana ije kuhanyura kandi ije kugutabara, ije kukubwira humura. Witinya kunyura mu mugambi w'Imana, witinya wigira ubwoba, icyo wavuganye nayo izagisohoza. Hari ubwo umuntu ashobora kukubwira ngo wowe ngo nta kintu uzigezaho. Imana yacu ishimwe. Hari ubwo umuntu ashobora kukubwira ngo wowe uri imbwa, ariko ngiye kukubwira ijambo ugiye kumusubiza. Ujye umubwira ngo nimbwa itegura igisasu. Imana yacu ishimwe. Ujye umusubiza umubwira uti imbwa nayo itegura igisasu, kandi icyo gisasu kigaturika, icyo gisasu kigakurwaho. Hari umugambi ugiye kuvaho ku bugingo bwawe. Nubwo urimbwa, hari icyo ugiye guturitsa, hari icyo ugiye umve, hari icyo ugiye gukoreshwa kubw'umugambi w'Uwiteka. Imana yacu ishimwe. Ibyo byose ubyemere, nongeye kubikubwira. Oh haleluya, Imana yacu ishimwe. Uwo ni umugambi mwiza ku bugingo bwawe. Haleluya. Uyu munsi wa none rero, aya magambo dukomeje kuganira, umugambi w'Imana. Fora nzabiki. Uyu munsi nta uzi icyejo uzaba. Uyu munsi barimo kukurebera muri ibyo bibazo. Uyu munsi barimo kukurebera mu gahinda. Uyu munsi barimo kukurebera mu mubabaro. Ndavugana nawe uri mu bitaro, ndavugana nawe utagira ukureba, ndavugana nawe uri mu gahinda gakomeye, ndavugana nawe wabuze uwawe, ndavugana nawe wowe utagira uguhumuriza, wowe utagira ukubwira ngo humura. Ni wowe ndimo kubwira. Aya magambo ni ayawe. Ejo hari icyo uzaba. Fora nzabiki ku buzima bwanjye. Imana yacu ishimwe. Iri jambo ribi ryawe ukomeze, iri jambo riguhumurize, kuko ngo hari umuntu yararira amarira ngo ejo mu gitondo impundu zikavuga. Ayo niyo magambo naje kuguhumuriza, ayo niyo magambo nahawe kukubwirwa. Imana yacu ishimwe, kuko Imana ifite umugambi mwiza ku bugingo bwawe. Humura, humura, humura. Ndavugana nawe w'ikimuga, ndavugana nawe utagira ahantu uba, ndavugana nawe wowe washiriwe. Nje kuguhumuriza, nje kukubwira ngo humura, nje kukubwira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ibyo wavuganye n'Umwami Imana araje abisohoze kuko Uwiteka ni Imana ishobora byose. Iyo tuvuze rero umugambi w'Imana, hari igihe tureba mu byanditswe. Twagiye tureba mu Itangiriro, reka turebe mu Itangiriro 22 umurongo wa 7. Turebe ikintu umugambi w'Imana urimo kuvuga ku bugingo bwawe. Uyu munsi wishiremwe yuko ari Imana ivugana nawe. Imana yacu ishimwe. Ntabwo ari Imana irimo kuvugana na Abrahamu, ahubwo ni Imana irimo kuvugana nawe.
amina. Ndi kumwe namwe rero muri aka kanya tugiye kureba mu Itangiriro ibice 22 murongo wa 7. Aho ngaho haravuga ngo Isaka hamagara se Aburahamu ati data. Aramwita bati ndakwitaba mwana wanjye. Aramusubiza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo kotswa? Amina. Aburahamu ahaguruka n'ukwizera. Mu by'ukuri yarazi yuko nta mwana w'intama uhari. Hari amagambo yari yabwiwe n'Uwiteka. Mwibuke ko uyu mwana yari umwana w'isezerano. Mwibuke ko uyu mwana yaje mu zabukuru. Wibuke nawe wiyumvire wishyire muri uwo mwanya. Uwo mwana amaze kuza w'isezerano, nuko Uwiteka aramubwira ngo Aburahamu we, ngaho ntambira uwo mwana wawe, uwo mwana wawe ukunda, uwo mwana wawe w'ikinege, uwo mwana wawe w'umunezero, uwo mwana wawe w'ibyishimo, genda ujye kumuntambira. Aburahamu ntiyashidikanyije, yagize ukwizera. Arahaguruka aragenda ajyana n'abagaragu. Ngo ageze ku musozi arababwira ngo nimwicara aho ngaho jyewe njyanye n'umuhungu wawe. Umuhungu we nibwo yagize ikibazo atangira kubaza se. Ariko Aburahamu mu kwizera aravuga ngo humura mwana wanjye, Uwiteka ari bwironkera igitambo. Ngiye kukubwira muri ubwo buzima urimo, Uwiteka ari bwironkera igitambo. Ngiye kukubwira muri uwo mubabaro urimo, Uwiteka ari bwironkera igitambo. Nje kuguhumuriza mutima ufite umubabaro, Uwiteka ari bwironkera igitambo. Imana yacu ishimwe. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ndiho ndavuga umugambi w'Imana ubuzima bwawe. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Umugambi w'Imana ubutunzi bugushiraho. Umugambi w'Imana abana bagushiraho. Umugambi w'Imana uvuka mu bikomangoma ukagenda ugasuzugurika, inshuti zikagushiraho. Umugambi w'Imana reka nkubwire icyo wifuza si cyo ubona. Umugambi w'Imana ukunyuza hakomeye cyane. Ngiye kukubwira umugambi w'Imana ku bugingo bwawe. Ngiye kukubwira wowe urimo kunyura aho ngaho. Oh haleluya. Uwo ni umugambi w'Imana. Humura, vuga ngo komera data, mpereza kubinyuramo neza, mpereza kubinyuramo neza, mpereza kuvugana nawe, makumva ijwi ryawe, makumva yuko ndi kumwe nawe, mpagararane nawe. Imana yacu ishimwe. Nubona unyuze mu mugambi w'Imana mu kigeragezo, ujye uvuga ngo ndi kumwe n'Uwiteka. Imana yacu ishimwe. Ntukumve yuko uri wenyine. Ahari ibya mbere bizaza biruta ibya nyuma, bizaza biruta ibya mbere. Icyo nicyo nje kugukora, icyo nicyo nje kukubwira, icyo nicyo nje kukubwira, icyo nicyo nje kukubwira, icyo nicyo nje kukubwira. Nje kugukomeza, nje kugukomeza mu mugambi w'Imana. Humura, humura. Nje kugukomeza mu mugambi w'Imana. Nje kukubwira imirimo y'Uwiteka. Wibuke nawe iby'Imana yagukoreye. Wibuke aho Imana yakwicaje. Wibuke umwami Imana cya kindi mwavuganye yaragishohoje. Uhita umenya yuko n'ikindi izagisohoza. Wibuke amagambo wavuganye nayo. Wibuke igihe yagusuraga uri mu mubabaro. Wibuke aho yagutambukije. Ese wakwibuka igifungo yagukuyeho? Ese wakwibuka indwara yagukijije? Ese wakwibuka yewe Yesu, wakwibuka incakura yagukuyeho? Ibyo byose wabyibuka. Ibyo byose rero ni umugambi w'Imana ku bugingo bwawe. Muri aka kanya nshuti z'Imana, nkuzaniye mesaje. Komera, komera mu buntu bw'Imana. Komera, komera mu butware bw'Uwiteka. Komera, umenye yuko ejo hari icyo uzaba cyo. Uyu munsi icyo uri cyo abantu bakigiyeho impaka. Uyu munsi icyo uri cyo abantu bakigiyeho impaka. Ariko ejo mu gitondo nje kukubwira yuko zigiye guhindura imirishyo. Nje kukubwira gutabarwa n'Imana.
inshuti y'Imana. Muri aka kanya rero reka mvugane nawe uri mu bitaro, umwuka w'Imana agiye kukumanukira, umwuka w'Imana gukuye ku gisasiro. Ndavugana nawe urwaye kanseri, ndavugana nawe uryamye ku musego. Umwami Imana aje kugutabara, kandi Uwiteka ashyizeho iherezo ry'ubwo burwayi. Imana yacu ishimwe. Ndavugana n'umudamu muri aka kanya arwaye ibere bikomeye cyane, harimo harimo kubabara. Muri aka kanya umwami Imana aje kumuhumuriza kandi aje gushyiraho iherezo. Ndavugana nawe wa mudamu we, ndavugana nawe amarira ararangiye, ndavugana nawe imisonga irarangiye, ndavugana nawe Uwiteka watanze ibyawe byose, nta burwayi bari kubona, ariko muri aka kanya umwami Imana akoze imirimo n'ibitangaza. Imana yacu ishimwe. Muvuge ngo amina, muvuge ngo amina. Muri aka kanya rero turi ku ijambo fora nzabikejo, fora nzabikejo. Iryo ni ijambo ryawe, ni ijambo nje natumwe kuri wowe kugira ngo nguhumurize. Reka dusenge Imana, reka duhamagare Imana, reka twinginge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nyir'ubutware. Hari icyo uvuganye n'ubwoko bwawe, hari icyo uvuganye n'abagabo, hari icyo uvuganye n'abakobwa, hari icyo uvuganye n'ababyeyi, hari icyo uvuganye n'abasaza, hari icyo uvuganye n'abasore, hari icyo uvuganye n'inkumi. Yewe Data mwiza, muri aka kanya rero ukomeze uhumuriza ubwoko bwawe, ukomeze ubugenderere mwami mu bihe barimo bikomeye, ukomeze ubambike imbaraga, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Data rero ndagushimye, ukomeze kugaragaza ubutware bwawe kandi wiyubahishe kuko uri Imana, mu izina ryawe Yesu Kristo. Mwavuganaga na Sadaka Martha. Uwifuza ubujyanama cyangwa se uwifuza gusengerwa, ngiye kumuha nimero za telefone 0783 49070. Uwifuza ubujyanama akifuza gusengerwa, iyo nkunga akayifuza, tugiye kubaha nimero 0783 49070. Ndabakunda, Imana ibahumurisha.